ubwa neza ntitubacyagingaho kwiyakirira tukabafatira box mwarangiza tukabaha naho mwifotoreza mwarangiza mugataha mukitahira. yes mutarinze gukonsoma. ariko se gukora ubukwe ari ngombwa kuzenguruka umujyi uhagaze hejuru y'utumodoka tudatwikiriye? siko ari ibyo ngibyo by'urwigana rwamushushwe rwamaze abana b'imbeba mu rubariro. wowe uri i Kigali mw'abakobwa mwe nimugabanye virtual life, ibintu byo gushaka kuba mu buzima butariho. hose urashaka kubaho nka Megan, wowe urashaka kubaho nka Kim Kardashian, se wowe miliye zirakwemerera? none ukabona n'umwana w'umuhungu wifitiye salary y'ibihumbi wenda 300 arashaka gukora ubukwe nk'ubwande nk'ubwa Prince Harry. ntabwo bikunda. ngewe n'ikintu kiye kinambabaza kanye. nge ntureba umuntu anyitabaje ngo mukore intuza, nge ndashaka kwigira ubu ngubu plan w'ubukwe n'umujyanama ku bashaka gukora ubu. nge nakora plan y'ibihumbi 500 ugakora ubukwe bwiza abantu bose bakakwirahira 500,000 bakakuvuga harimo n'imodoka z'abageni no kwifotoza. muri mu bice ariko mva ngiye ikintu kiye kimbabaza kenshi. abantu bari guseka kuriya ni babandi bajya gusaba inguzanyo yo gukora ubukwe. rero ukore usaba inguzanyo y'ubukwe se ukazakwadirisa ukagwatiriza umugore n'abana. iyo ni umushinga y'ubukwe se ukazakwadirisa ukagwatiriza umugore n'abana. iyo ni umushinga kuko icyo uzava ngo gwatiriza uzamenye ko ari wewe baba kugwatira baba zakujyana hari cyetse niba uzagwatire kuko product zizava mu bukwe bwanyu n'abana cyetse n'ugwatiriza abana, kuko ubukwe bwa nta yindi nyungu yabwo uretse kwereka abantu gusa ko hari icyiciro bavuyemo. ariko kudepansa cyane ngo kubera ko wakoze ubukwe, kubera ko wabibonye ahantu. isoresore zikunda gutaha ubukwe n'inkumi, abenshi bagenda bandika reka ngurugero rwa hafi. hari umushuti wanjye yabigenje ate? yakoze ubukwe, yakoraga mu kigo kimwe cy'ubwishingizi. yakoze ubukwe abantu bose basigara kwanza ubukwe bwe bwabaye bukurikirana n'ubwanjye. abantu baravuga bati yakoze ubukwe byakweri kweti niwe wa mbere arabukora. bikavugwa yuko ashobora kuba yarakoze ubukwe rwose buhenze pe, ariko yarangije gukora ubukwe. icyo kigo cyahoze ngira ngo ari korali kigaba ibitero iwe mu rugo kijya kumufata. cya kindi cy'ubwishingizi cyaje guhindukamo ibindi ubu cyabaye ikindi. arajabuka ahungira muri Marabu. amara yigiye aragenda agira stress itagira ukwisa. kubera iki? bigaragara ko yari akurikiranye uko ashobora kuba yaranyegeje 200 miliyoni. ayo mafaranga iyo aza kuyiba agakoramo wenda amaresitora 10 agaha abantu akazi byari kuba sawa. ariko kuvuga ngo uko byari kuzunguka banamutamumvutaga ariko kuvuga ngo urashaka kwemeza umukobwa uramwemeza ibiki? hari n'ingengo abakobwa ubwabo bateza akajagari ko gutuma abantu bakora ibintu. nabivuze reka mbwire umuhungu umukobwa nagutezaho yegeregere ngo ukore ubukwe bw'amafoto mubwire abwira ababyeyi be bagufashe mu bukore. ubu ndashaka njyewe ni munyitabazi. we niba ufite 500,000 byawe ushaka gukora ubukwe bwiza, ngwini wanjye nzaguca 50,000 gusa by'inama ngo ukorere play buri kimwe cyose, harimo n'imodoka, harimo amafoto, harimo buri kimwe cyose. ubukwe 500 ndagukorera budget y'ubukwe ku buryo buri muntu wese azagutangarira. nge nta kindi nzagusaba inota 50 gusa mu minota 30. ubwo ni 550. nawe ntuzandye umwanya urengeje isaha, kandi budget yanjye uzayubahirize. ntuzantumire ngo nze kuba umugenzuzi wa gahunda kugira ngo iyo budget be implemented uzayikurikize nk'uko nayikwandikiye. impamvu itumye mbivuga, ejo hari inkuru yavuzwe batikise y'umuririmbyikazi bavuga ko ngo yakoze ubukwe yasezeranye nta muntu aremerewe gufata ifoto. yabisabye, urumva ni privacy ye cyangwa se n'ubuzima bwe bwite cyane n'uburenganzira. ariko nikojeje kuri X mu kanya saa 11 mbona amafoto miki byose n'ibyangombwa byo gusezerana. wenda iwabo nibo bayarekuye ibirori birangiye. ntabwo ntibayanyuze kuri ntuze aya mafoto urabona aya ntuze aya mafoto urabona ari abantu barekuye cyane ya CCTV mu ntuze mu murenge. kambereke mwese murebe neza. ariko rero utumye nirebera uyu mugabo
Umugabo yari yabaye inkuru. ibyo ntabwo nabishaka Uzajya ngo ni Samuel we ntabwo ni Sam amahirwe no twari turi kumwe ajya hano. yitwa nde uyu mukobwa iba ari Vestina Festina. uravuze uti umugabo warasa na Samuel ubwo ntacyo abantu bari bajya bareba Samuel bajya noneho muri umugabo n'ikindi ndabona hari n'umuntu washyize ahagaragara Attestation de mariage. attestation de mariage njya nkibaza ubuzima bwite bw'abantu icya mbere hano wenda tubirebye neza umurenge yasezeraniyemo Kinyinya. Kinyinya niwe yafashe icyemezo cyo ko abika ubuzima bwe adashaka ko buza mu itangazamakuru kandi koko jyewe narakimushimiye kuko umugabo ntabwo ari inzu yujuje ngo ntabwo ashakamo abakiriya bazaza kuyikodesha nta mpamvu yo kumwamamaza ariko ndimo ndibaza ngo aramutse abishatse cyangwa abaharanira inyungu ze barimo na wa nk'umumanager Manager. ashatse yarega uyu mukozi umuntu ukoresha CCTV agasobanura ukuntu amashusho we yakoreshejwe n'ibyuma acunga yasohotse twaba hari kuko ahangaha ni screenshot bafashe muri Oya, video irahari nayo. video irahari Video irahari. ya CCTV ubwo abantu bafashe Oya, njye ntabwo ndi kwemeza ko ari ya CCTV. uyu buryo igaragara iyo ni CCTV Ariko video irahari yavuye muri iyo foto uburyo bahagaze hari abasezeranira barangiza banahoberana video irahari rwose. wenda video yo wenda n'umuryango we wayirekuye iyo ugeze wayirekuye utese irasa gutya se yavuyemo Nari- video Irasa gutyo video. iyo ni ibi ni ibya CCTV CCTV ni ibya kamera ubwo rero ariko isomo umuntu akuramo kwanza ni abiri ni ukutabangamira privacy y'umuntu ni ukuva ko amahitamo ye waba umurenge waba kuri CCTV control bayikoresha buri umwe wese mbega tout le monde uretse wahitamo gusa ku yaririza akarekura ariko harimo n'indi somo rero yuko nyine muri iki gihe biragoye kwihisha isi Nanone Nicyo kintu isi iri mbonamo. ku gasozi hano none hari no gutiza umurindi Ariko- isohorwa ryayo. Uri umusitari urabizi. Inkuru ziravuga ko wasezeranye. Ukomeje guceceka no kubihakana. yabihakanye se nta kubihakana Urumva, guceceka, uri we umusitari. ntabwo ategetswe kubaha ifoto Ariko wavuga ariko ishize cyangwa ukora uri public figure wagira ka message utanga wagira ka message utanga kuko iyo bikoze gutya byatangajwe n'ibinyamakuru ibyo binyamakuru biri kwipushinga kuza kugaragaza ukuri koko ko ibyo bintu byabaye kugira ngo abaturage bakomeze babyizeye kubera ko gusa inama jye nabaha bashobora guhitamo ifoto imwe barekura at least yo kugira ngo ikoreshwe mu byo bavuga abavuzweho bo bakicara bagatoranya ifoto nawe iyo uyihishe barahiga barahiga ariko banahiga bagira bati uyu warekuye ifoto iri mu nzu ya leta agatanga videwo ya CCTV muri control room ushobora kugira ibibazo we ni Kinyinya niba habamo daso muyibaze ninde wafotoyemo kuko urabona wafotoye icyemezo cyo gusezerana Akagita. cyari kiri ku kameza uretse ko nanone uretse kuvuga ngo CCTV na body cameras nazo zisohora amafoto ameze nka CCTV izi bambara ku dupesu bambara no ku makaramu n'iki byose ahangaha rwose ntabwo tuza gushishamo umuntu wo nyine nicyo ndimo mvuga ubundi buri ibintu ukuntu ikoranabuhanga ari abasirimu ifoto ahantu yaturutse bwa mbere muri iriya nzu ya Kimihurura kwa Tsiyeri mu masegonda bareba umuntu wari kwifoto bwa mbere bareba nyine mashini n'iki byose ariko rero mbabwire rero nanjye tuvuge n'urugero mba mu gisata cy'imyidagaduro n'iki byose cyangwa se gospel n'iki byose bikagena kuri Visitina yabigenje ntagiye kuguhigira ifoto ye ntabwo byashoboka we biriya bintu by'abantu baje ngo uyu munsi ngo turababwira ngo inkuru ngo Visitina ngo yasezeranye mukaguma muvuga abandi mutereta murimo mutwohereza amavideo ya kera nta nkuru yari irimo ntabwo twaba kuri ingingo tutavuze ko umuntu washoboye kubona iriya video twebwe mu mwuga wacu tuvuye mu bindi ni umuhanga rwose yakoze we ari ku kazi inkuru yanditswe n'ibinyamakuru birenga ari ku kazi byose birisiniye byose by'ibisiniye nta n'umwe wari ufite video n'ifoto ntayo ahubwo uyu muntu wo kuri Twitter
iyi foto yahamagara buri kinyamakuru akatubwira ati igiye ko mfite ifoto urishyura ubundi niba yamucikiye oya ubundi se wabwirwa n'iki ntibitishyuwe ku byo binyamakuru atari byo byapushinze kuko biriya bintu byari kubicisha amazi mu buryo bugaragara ariko uzi kubona Sabe nahoze mureba nimugoroba ari gukoresha amafuteje yo muri za 2000 na kangahe asobanura ubukwe bwa abana bakiga garidiyeni koko ntabwo wamenya uburyo byagiye hanze niba ibinyamakuru atari byo byashyizemo imbaraga kugira ngo bizane igihamya kugira ngo icyizere cyabyo niba Vestine atarabiregera nashimira uyu muntu wazanye ifite ariko nabagiye kurega oya ntabwo se yabuze ikindi akora noneho agiye no kurongorwa afite imirimo myinshi ariko ubundi ikibazo cyo guhisha ni ikihe ikibazo cyo guhisha ko none se wakamaro ko gushyira ibintu byose ku ariko ushobora gusohora press release ukabwira abantu umusore n'amafoto n'umusore n'amavideo umusore n'amavideo n'abamureberera akabikoze ariko kuko nta kintu kibi yakoze nta kintu umusitari ni urugero rwiza batanze ubundi inkuru yari iri muri kurongorwa ntabwo ari inkuru ariko icyatumye abanyamakuru babiganiraho ngira ngo n'ibindi hari wabajije ngo ubuse ko yigaga ejo bundi ubu yateretanye ryari oya ngo bahuye ryari icyo cyose wa muntu yagutereta no kuri email n'umuntu wibunaka nicyo kibazo nibo batumye n'izo debate ziba mwana wanjye yitwa Vestine sinzi no kubatandukanya ngufatiye iry'iburyo kibondo uzabyare uheke abo ushoboye kurera iriki ibere ikindi mfite iburyo se reka duhere mu nkuru zigendanye n'ubuzima cyangwa umuntu ufite indi nkuru yo ku ruhande ugire ngo rwose iyo nkuru y'ubuzima ugire ngo iroroshye ibitaro bitamaze amezi imyaka ingahe byo muri covid ntagira ngo mbahere Karongi n'ubundi nze kuza ni Kigali sikovi ariko ndabona ufite inkuru mfite inkuru y'Imuhanga tuzayivuga ejo irare ibigiporo ikirari nyine gake urumva abantu bitondetse nabo bishyira ku murongo baba twamenye ko imisozi yose barimo kuvuga ingurane natwe dore izacu ko zaheze Minimfura nayo izavuga ko itari ibazi Minimfura rega yikojeje mu nteko yihakana abantu hanyuma nagize ngirimo ati ni izina ry'Imana nyakubahwa perezida wa repubulika uyu muturage n'ubwa mbere mubonye atubwo umubonye noneho ugenda umukemurira ikibazo narinzi kirimo ukibivuga ya video karimo stade muri Muhanga ngo imaze imyaka video urayirebye ubona nayo ni CCTV cyane kuko ni CCTV ifotora gutya ukuntu ifite ukuntu icurika abantu kandi no mu maso ntabwo nyine haba arimo focus ariko nyereka nirebera uko Samuel asa urashaka ntabwo ari ariko ntabwo uzamukira ejo muri twibato reka mpindukize ngere gira ukimashini ubu nimubona ndeba we data we bya bintu byari bikomeye ko uyu mwana yarongoye umwuga ashwa abantu barasa pente byaramwera nyamara ni urabona turebye video tubona ni Samuel Mutungire sawa bari hega dusure kuretse gato karamuhobeye baratabuka bati araja inkweto yari muhiritse ariko bigoye rega nikomereze komeza ariko hari yagiye kumuhobera mbonye asa na Samuel Mutungire nanjye nabonaga ari we pe na rya kote na za nkweto shada utaza guteza ibibazo ngo umugabo yarongoye yambaye imyenda nk'iya Sam oya Sam ariko yambara neza ariko umuntu yagiye kurongora ashaka kenda kihariye ni kimwe nuko nyine wamuzamuye mu ntera ko yambaye nk'umustar Sam byose hari birenze ubu warongoye ntabwo ari umustar ntabwo tumuzi ibintu byose oya nyine yababaye kubera ko umugereranya n'umustar reka tujye Karongi nese sikovi atujyaniye mu ntuza gutya umva mume telefone yanjye hano ibirimo amakuru yose ikiguri ngiyi hano shanga iri hafi aha ayizana rwose atubwire kuko kandi kamera mu ndebere mu kamere ayizana turore barashaka kagaragara nawe se uri nutugaburira igiporo ejo ibyejo ko bibara bejo yeza aje muri ijoro samana yewe wogatwa w'inkuru ngiye nkajyana inkuru y'igiporo mu ijuru ntayigize azaza saa 7 ngewe ikintu nishimiye muri iki kiganiro ni ukuntu generali yagarutse tubwire ibimuhanga generali yaje Imuhanga ko ndeba numva ushaka kujyayo oya Imuhanga nari maze iminsi numva ngahano ngo bizeje abantu stade ngo ishyogwe ngo mu myaka 20 ishize ngo baranabibona ngo banagira gute ngo n'ibitaro ngo n'iki ngo stade ikaze cyane hariyo FIFA yari yemeye uwo mushinga